Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro kuri buri wese aho aherereye. Imana y'amahoro ishimwe, izina ryayo ryamamara ahantu hose. Ubwami bw'Uwiteka Nyiringabo Imana buganze mu bizera n'abatizera. Ubwami rero bw'Imana buganze kubera ko Imana yacu igituburira igiduha amakuru. Kuva na kera na mbere yajyaga iha abahanuzi bayo ibyenda kuba n'ibizaba, ariko uyu munsi hoho ndavugana nawe iriyerekwa ngo ngire gutya ikirere gikinguka. Mbona ikibaya, abantu benshi bari guturuka ku misozi bamanuka bajyayo, abakurura amatungo, abakurura impene, abakurura inka, abakurura abikoreye imyaka, mbese bamanuka bajya muri icyo kibaya. Ngo hanyuma mu kirere cy'icyo kibaya ngo mbona ibisa n'ibyenda gushwanyuka by'imiriro, mbona amabomba ahatse imiriro ashaka kumanukira muri icyo kibaya. Hanyuma ijwi rikambwira ngo buriya abantu banjye bareke kumanuka bajya muri kiriya kibaya kirimbukiro, bareke kumanuka bajya muri kiriya kibaya cy'urupfu. Ayiwe, nkabona abantu baragiyeyo ku bwinshi, nkabasakuza nkabwira ngo murajyayo ko mujya mwirimbukiro. Abantu bakanga kubyumva, ariko Nyiringabo Imana aravugana nawe aya magambo. Iki ni cyo gihe cyo kudatwarwa n'iby'isi ngo uhugire mu by'isi gusa, ahubwo utangire urangamire n'iby'ijuru. Kuko Kristo ubwo aravuga ngo araza vuba kandi araza adatinze, araza guhemba. Ayiwe, ndakwingingira kugira ngo wumve ubu buhanuzi. Birashaka gusobanura ko abantu twiziritse ku by'isi, abantu ntidushaka kurekura iby'isi, abantu bagiye mu businzi banze kurekura, abantu bagiye mu busambanyi banze kurekura, abamenye ko bari kujya muri icyo kibaya kirimbukiro. Umuriro urenda kubamanukira, abantu bagiye mu kagambane banze kuvamo, abantu bagiye mu gutaranga abandi banze kuvamo, abantu bagiye mbese mu isayo ry'ibyaha banze kuvamo, baragana muri icyo kibaya, ikibaya kirimbukiro. Ndakwinginga rero muntu w'Imana, ndaguhamagara, ndakubwira ngo ucyumve ubutumwa, utekereze ku migirire n'imikorere yawe, utekereze ku mitekerereze yawe. Uyu munsi uvuge ngo Uwiteka Nyiringabo Imana nijye yashakaga kuburira, kandi aravuga ngo araza vuba bidatinze. Nijye yashakaga gukura muri abo manuka bajya muri icyo kibaya, kubera ko umuriro byanze bikunze abagera muri abamanukira. Ndakwingingira rero kugira ngo uyu munsi wisuzume mu rugo, niba uri umugabo urebe imibereho yawe, urebe niba ihwanye n'ibyo wasezeranye, urebe niba bihwanye n'ibyo warahiriye. Ndakwingingira niba uri umugore urebe niba wararahiriye ibintu ukaba uri kubikurikiza, urebe niba utaravuye mu isezerano. Ndakwinginga niba uri umusore urebe imigirire yawe, urebe imikorere yawe. Yesu Kristo akugenderere, ucyumva ubutumwa. Urebe niba ugendera kure ubusambanyi, urebe niba ugendera kure kwikinisha, urebe niba ugendera kure ubutinganyi, urebe niba ugendera kure ruswa, urebe niba ugendera kure ibidatunganye. Nyamara numara kwisuzuma umenye niba uri kujya mu kibaya, nyamara nawe iyi firimbi yakugeraho, iyi mbozi yakugeraho. Ntabwo ari ngombwa ko umuriro ukumanukira, nawe uri mu bo Kristo ashaka gucungura. Niyo mpamvu yazanye impuruza, aragira ngo wumve aya magambo. Urebe kandi nawe niba uri umukozi aho ukora mu biro, urebe niba ruswa waraziretse, urebe niba udatonesha, urebe niba uri umucamanza ucira imanza zitabera imfubyi n'abapfakazi. Bitihise umuriro urakumanukira, nawe uramanuka ujya muri icyo kibaya. Nyiringabo Imana akavugana nawe aya magambo ngo ucunguze uburyo umwete bigishoboka, ureke kwihambira ku mitungo, ureke guhemuka kubera gutunga amafaranga, ureke kujya kuroga no kuraguza ngo utunge ibintu, kubera ko ibyo byobyo uzabisiga nta na kimwe wavanye mu isi, uzigera usubirana ikuzimu. Izina ryawe Mwami Nyiringabo Imana ndakwingingira kugira ngo riganze aba bantu,
wumva ubutumwa rimuhugurire kwihana, wumva ubutumwa rimuhugurire gukiranuka, wumva ubutumwa ageze kuragaruke. Hari abakozi bawe mwami, hari abiyitirira ubwoko bwawe ariko batari ubwoko bwawe. Abo nabo uyu munsi uravugana nabo, urababatura ngo ibyo mukururukana nabyo, izo mbaraga z'umwijima mwavuye kuronka, Nyiringabo arabingingira kuzirekura, arabaha amahirwe ya kabiri kugira ngo namwe mutajya mu kibaya cy'irimbukiro. Urakoze Kristo, urakoze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ibisanzwe rero twumvaga ubuhanuzi, twumvaga ibyo dusabwa gukora, twumvaga iyerekwa, twumvaga aho duhagaze. Buri wese yisuzuma areba aho ahagaze kugira ngo uyu munsi ibyenda kuba bitamubaho, kuko byanze bikunze umuriro uzakongora, umuriro uzatwika abadashaka kurekura. Ayiwe Nyiringabo Imana ugire neza ubwoko bwawe. Hanyuma rero reka twumve icyo Nyiringabo Imana avugana natwe muri iri jambo. Ese usanzwe ufashwe? Usanze mbese hari byinshi wabagamo bituma utari kugendana neza nijoro? Mbese hari byinshi wabagamo bituma uyu munsi nawe uri umwe mu bantu bari kumanukira mu kibaya, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu? Mbese nawe urimo? Uyu munsi ndakwingingira rero gutwara intwaro z'Imana, kubera ko izo ntwaro z'Imana nizo zidufasha kunesha, nizo zidufasha kunesha irari ry'umubiri, nizo zidufasha kureka ubusambanyi, mbese nizo zitubatura, zidukura muri ibyo byose Uwiteka agaya, ibyo byose bituma twizirika ku byaha. Ibyo bintu wanze kureka birakurimbura nutabireka, ariko hari uburyo bwiza bwo kubireka. Hari umwitozo hano woroshye, hari umwitozo ngira ngo tugendanemo. Birashoboka ko nawe atari wowe, birashoboka ko rwose umuntu akora icyaha akavuga ati rwose pastor, ngerageza kuva ku busambanyi bikanga, ngerageza kureka ruswa bikanga, ngerageza kureka kugambana bikanga, ngerageza kureka bikanga. Ariko umva uburyo, uyu munsi nkuzaniye uburyo. Efeso ibice 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 20. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Aleluya. Ahangaha ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abefeso, arimo abamenyesha ko ibyo turwana nabyo uyu munsi usobanukirwa ko ibyo turwana nabyo hari igihe biba atari ubushake bwacu, hari igihe biba atari twe twabyikururiye, hari igihe biba ari ibitero. Uyu munsi kumva ngo gusambana byaranze iki, mbese ibibi byose sindi bubirondore, buri wese azi ikibi, avuga ngo byarananiye. Ariko uyu munsi ndagira ngo niwumva ubutumwa uze kunyemerera dusenga n'Imana kugira ngo iri jambo dusomye mu Befeso nawe urigenderemo, utware intwaro z'Imana, kuko ngo nizo ziri buze kudushoboza guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.
kandi zikadushoboza kuba maso, zikatubera ingabo idukingira. Ni ukuvuga ngo izo ntwaro nk'uko bazivuzemo, wanasoma waza gusoma ukazireba neza, ni mu Efeso ibice 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 20. Uyu munsi ndagira ngo twihaganyire umwanzi. Uyu munsi niba wagiye wasambanaga ubireke kugira ngo utajya muri kiriya kibaya. Niba wafataga ruswa ubireke kugira ngo utajya muri kiriya kibaya kirimbukira, kugira ngo nawe ubashe kurokoka. Gerageza gutwara izi ntwaro z'Imana. Mukenyere ukuri, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Hari ukuri, hari ugukiranuka. Mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza, harimo kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzazimisha imyambi y'umwanzi. Mugire no kwizera. Mbese uvuge ngo uyu munsi nizeye ko Yesu akiza, nizeye ko Yesu akura mu bubata bw'icyaha, nizeye ko Yesu akura, nizeye ko Yesu ahagarika imyuka mibi intera gukora iki kintu. Mwakira agakiza, mwakira agakiza. Bivuga ngo mukizwe, muve muri ibyo bibi. Ubwo buhanuzi nababwiraga ntiburi buze kugushyikira. Ako gakiza kaba ingofero. Mu by'ukuri mwakire n'inkota y'umwuka. Haleluya! Gusengera mu mwuka birafasha, ni byiza cyane. Uwo mwuka rero dusengesha, uwo mwuka dusengamo, uwo mwuka dusengeramo, uwo mwuka wera Yesu Kristo yadusezeranije kandi akamuduha, ntabwo yakubamo ugifite za ngeso mbi. Nuharanira gusengera mu mwuka, za ngeso mbi zose uzazireka. Kwagukwegana na bya byaha, ujya muri cya kibaya cy'igicucu cy'urupfu, ujya muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, birahagarara uyu munsi. Reka rero dusengere muri uyu murongo w'Abefeso. Tuvuge ngo Imana idushoboze gutwara intwaro zayo, kubera ko intwaro zayo zitwaye ntajya anesha, kandi utaneshejwe azabona ubwami bw'ijuru. Kandi uzabona ubwami bw'ijuru, ntabwo uwo muriro waka, iryo tanura ry'umuriro ntabwo azaryota. Reka dusenga n'Imana itugirire neza. Mwami, mu izina rya Yesu, mpagaze Mwami munsi y'umusaraba, ndasengera ubwoko bwawe abumvise ubutumwa. Mwami, ndagushimira ko Mwami ubabwiye icyo gukora, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Reka rero Nyiringabo Imana wumva ubutumwa, akumvira isengesho, abashe Nyiringabo gukira, abashe kumenya gukizwa, abashe gukiranuka, abashe gutwara intwaro zawe, kugira ngo uriya muriro Mwami wenda kumanukira abanyabyaha, abakwegana n'ibyaha, bajya mu kibaya kirimbukiro, uyu munsi ukumva akakwizereramo, uyu munsi akizwe Mwami, uyu munsi akire, izina rya Yesu. Natuye imbaraga z'ijuru, marayika w'ijuru amanukire kuri bo, buri wese ahari mu mpande enye z'igihugu ndetse no ku isi yose muri rusange, wumva ubutumwa bwawe, akaba yumva hari icyo agomba gukora, akaba yumva ashatse kukugarukira, akaba ashatse kuva mu businzi, akaba ashatse kuva mu busambanyi, akaba ashatse kuva mu butinganyi, akaba ashatse kuva mu kwikinisha, akaba ashatse kuva mu kubetinga. Uwo nguwo wese n'ibindi byose Mwami bitaguhesha icyubahiro, yemerera uyu munsi umurondore, apfukamye ari gusenga, uyu munsi umuha imbaraga, atangira kwizere, atangira urugendo ruva mu byaha, atangira azamuke wa musozi, atangire yibuke Karuvali ko hakirije ibyaha, atangire yibuke gutabara kwawe, atangire yibuke ko watabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare ukamukuramo, ugatabara Meduraka, Meshaki na Abedenego, ugatabara, maze uyu munsi ibyiringiro byose Mwami wumva ubutumwa aze kubikwerekezaho, yaba umwana mutoya, yaba umusore cyangwa umukobwa, yaba umugabo cyangwa umugore, yaba umukozi wawe, ndakwingingira kumusanga mu izina rya Yesu Kristo. Natuye imbabazi, uyu munsi umubabarire, ubwo aciye bugufi Mwami, hanyuma umuhe umwuka wera, hatangira muyobore ku iriba ryawe, hatangira muyobore ku isoko, hatangira mukure mu irimbukiro, hatangira mukure mu irimbukiro, hatangira muzahure mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa aho buzagira hose buzabwumva Mwami, hazabashe kubaturwa n'iri jambo, hazabashe kubaturwa n'imbabazi zawe, hazabashe kubaturwa n'imbaraga zawe, hazabashe kwiringira no kunamira umusaraba,
azabashe kwiringira no kunamira umusaraba, maze Nyiringabo Imana utanga amahoro nyayo, utanga agakiza gakwiye, abari mu bibi batanga